Umugoroba mwiza rero nshuti bakunzi ba Kedi Official turabasuje kandi tubaha ikaze birumvikana tuje muri update zo kuri uyu mugoroba wa tariki 19 z'ukwezi kwa kane umwaka ni 2024 birumvikana. Hanyuma rero nk'ibisanzwe tuje muri ya gahunda tuba tugezaho amakuru atandukanye ariko arimo kubera cyangwa se arimo kuzamuka hano muri Kongo Kinshasa, by'umwihariko muri intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni imirwano ikomeye cyane irimo guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, aho rwose kuri uyu munsi muri axe ya Minova byiriwe ari bicika. Birumvikana iyo tuvuze Minova burya tuba tukubwiye ko abarundi ndetse na FARDC utibagiwe na FDLR baba bagafashemo. Uyu munsi rero turaje tubabwira uko situation yiriwe imeze, ariko nanone turaza kugaruka kuri FDLR mu kanya gato twamenya amakuru ko nubundi yongeye kwinjira ishyamba rya Nyiragongo, yinjiriye muri axe ya Rusayu. Ese bimeze bite ibyizi FDLR? Ese papasi bafite cyangwa se gahunda bafite ni iyihe? Ibi nabyo turaza kuba tubigarukaho, ariko nanone rwose turaza kuba tugaruka kuri situation yo mu mujyi wa Goma. Murabizi neza ko mu gitondo twabarezimye tubabwira ko turaza kuba tuyigarukaho, cyo kimwe no muri axe zigiye zitandukanye yaba Kibirizi n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Muri iki kiganiro cyo kuri uyu mugoroba ndi kumwe n'umuvandimwe Meki Kayiranga. Wiriwe neza? Wiriwe Kedi. Bakumenyere kuri Bwiza TV, ariko kuri uyu munsi wavuze utireka ntange umutahe wanjye kuri Kedi Official ikomeje kugenda yerekeza mu murongo mwiza, ikomeje gutwika yimanukira cyangwa se igenda yegera abantu cyane. Navuga umurongo mwiza umutara mu magasha agaseka, ariko ku rundi ruhande rwose nta mugayo. Tumaze kuzuza 3000 by'abasubscribe burya mu minsi mike rwose, ahubwo urumva ko ufite abakunzi benshi cyane Kedi. Baradukunda, ngiraga ariko tubahe n'ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira umuyoboro wacu, yaba hano mu Rwanda, muri East Africa, ku mugabane w'Uburayi ndetse na Amerika. Muhawe ikaze. Meki Kayiranga, ngira ngo uyu munsi byari bimeze nabi muri axe ya Minova. Witwa Murundi yasisiye ari kugaba ibitero akarifosinga. Murundi kadashaka kuva kwizima. Murundi ubona ko yemeje, ubona ko Murundi ngiye wagira ngo ndanibaza se abarundi cyayisikaye cy'Uburundi cyangwa leta y'u Burundi hari icyo yapfuye na M23. Iki nabo gituma yumva ko igomba guhiga M23 kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma, aho ubona ko Harundi toujours barazana ingabo. Abarundi barapfa ntibava kwizima, abarundi nibo bantu bambere bajya muri advance parta. Hano rero uribaza hapfuye iki na M23, barimo barihorera kuri nde, bafite icyo kibazo. Aho umuntu ashobora gupfa bati no ntago nshobora kuba give up, cyangwa se bakagumya kuba bamwe banaturuka baragenda bakava muri defense, ariko abandi bagakomeza urugamba. So hano rero biracyari ikibazo Kedi, biracyari ikibazo. Ariko nanone ubwo tubijyanana n'abasirikare 700 bageze muri Mugunga, nabo n'abarundi. Murabizi neza ko twabagejejeho ko mu minsi yashize iriya nama ubwo yabaga hariya muri hari Burundi yemeza ko hari 5000 bigomba kwambuka kujabuka uruzi rwa Rusizi baza hano muri Kongo Kinshasa. Rwose ibihumbi aba 700 bavuye muri ibyo 5000. Meki, ku busesenguzi bwawe urabibona neza ko Minova byaranze ko bakambura M23 uriya muhanda. Uyu munsi wa none bahafite ingabo zitari batari bake, ndetse nano mu mujyi wa Goma bari fosinze. Twakemeza ko M23 bagiye kwijegeza ikarangira itaye umuhanda, cyangwa nubundi twitege uzawini 100 za M23 namba 100 ndetse na wini 100. So ikintu cya mbere mbona gihari kuko bayizengurutse ntago bagiye gukora ile simultane ya operation yabo, bagiye gukora yo kurwanira mu bice bitandukanye, gukora operation mu mpande zitandukanye. So bazazikora zishobora kujegeza M23 zikanabakoramo ko mu ntamba nta urasa, ntago barasa amashaza, barasa n'amazi y'imigisha, bose barasa amasasu kandi bose n'abasirikare. Rero bishobora gukora kuri M23 bitandukanye n'ibindi bintu, kuko operation zigera muri fata Kibumba, ufate muri Nyiragongo hejuru muri unyuze za Rusayo, ufate za zino axe zose bamaze imisi barwaniraho, wongera ujye hepfo uzamuke Rwindi, urumva nizo za Kanyoyonga na zaho cyaho Kibirizi wavuze. Urumva ko na hantu hatoroshye, wibuke ko harimo n'uduforce duto tugiye turimo hagati y'ahanga bagiye bafata, tugiye turimo rwose, yabizo za Nzuro, yaba iyo pfiyo ngiyo za muri cyaki, muri za Bihambwe, za Nyakajanga, bose bamaze imisi barwana baracyahari. So ubona ko ntago mbona ko M23 we rishobora gutsindwa.
ishobora kuzatsinda ariko ikahababarira ikawumiya ku buryo bwenyewe. yego kubera ko abantu ni benshi cyane kandi bafite ibikoresho byinshi, bafite buri kimwe cyose. Ari nabyo dukunze kuvuga Kedi, kwa nini M23 yirindiriza akazi kenshi kandi yaragenze kugera hano hose bizi ko izahagera ikeneye n'ahandi imbere. Kuko arushaho kugira ngo ni effective ntoyi, hanyuma yarinze kugera mu barembo y'umujyi wa Goma yo ifite iyo effective. Ibi ngibi biribuze gutuma tunagaruka muri Kibirizi. Nk'ejo twumvaga amakuru avuga ko impamvu Wazalendo zatangiye kujya gufata amafoto muri uriya mujyi wa Kibirizi ngo ari ukubera ko ngo force zari ziri hariya muri Kibirizi za M23 zimwe muri zo zagiye kuramforsa yitwa Bweranda n'ubundi nagace kegereye Kibirizi. Ukibaza kuki M23 biba ngo ikintu cya effective kuki itari kugikurikirana cyane. So iki gihugu wenda ni kinini cyane n'ahantu bazafatwa nini cyane, wenda nayo M23 ahubwo abantu bari mu nkambi singiye gukora campaign wawe, abantu bari mu nkambi y'abasore bafite imbaraga, n'abandi bahoze muri za CNDP badizatinze, hari n'abahoze muri M23 batariyo, abantu bari bafite abana, abantu bose bashoboye bakwiye kubafasha mu M23 mu kubona effective, kubona abantu benshi bashobora kwifasha. Ariko nayo ikwiye gukora campaign mu buryo burambuye. Sigaye numva banga gutanga, sindabona umvira ngo isigaye gutanga amakuru, ngashaka gushinga ibinyamakuru byayo, ariko byanga byakunda yuko ko itangazamakuru uyu munsi wa none ryayifashije mu kurwana na leta ya Kinshasa yakoraga propaganda. Yes. No kugira ngo abantu uyu munsi bavuga M23 ni itangazamakuru. Erega bari barayikuyeho amaboko bitewe n'iriya case ya 2013. Kuko Wiringoma arabyibuka atangirira muri Chanzo. Atangirirayo itangazo yohereje ryangezeho, iyo nkuru ni bwiza.com yayikoze bwa mbere. Abantu bamwe barantuka, hari na bamwe barandikaga bakakubwira ati mushaka kongera kutumarira abantu. Oya, bamwe baranutse, abandi bati abo ni bigarasha, abo ni biki. Ariko nari nakoze fact checking, witwa Olivier Mukwa barabizi, bakoze fact checking tubaza kwa Makenga dusanga ko niho communique yavuye. Uko rebaga Wiringoma ukuntu nanutse, baga kuri Wiringoma ameze, ukibaza use koko uyu muntu ni M23 bamwe bafite urubavu ruto. Yari bafite urubavu ruto, yarabyibushye. Yewe yaratamiye. So icyo gihe wumvaga ko abantu nyine batabyumvaga. Kiragera rero urugamba ko rwatangiye kugeza uyu munsi ubwo batangira kudekara urugamba bigeza uyu munsi bageze, ibintu rwose n'uburyohe bamerewe neza. So harakwiye ko rero abantu wenda bamwe barifuza ko intambara zihuta kubera impfu zihari, kuko impfu ni nyinshi cyane. Bamwe barifuza ko M23 ijya hanigera, njya nkunda no kuvuga ko nta kifite yajyana ku meza kuri imbere ya leta ya Kinshasa. Yego. Iragifite mu buryo bumwe ariko nta kifite mu buryo bundi kigaragara ku bice physically. Ntacyo, kubera ko umujyi wa Goma kiri mu maboko ya FARDC. Nta ntari irafata. Simvuga n'umujyi wa Goma, nifate na Sud Kivu. Kuko nifata Sud Kivu zavuga twego dufite Sud Kivu ni yacu turi control. Nord Kivu. Nifashaka ifate na Sud Kivu rero Nord Kivu ireke. Cyangwa se ifate ituri. Cyane intara imwe muri izo. Nibura izaba ifite uruvugiro bivuga ngo hari abantu babate hari umutwe umwe witwa M23 ufite intara. Uyu munsi none sije kwivuga ngo yafunze umujyi wa Goma, ngo abantu bo mu mujyi wa Goma ntibabone uko basohoka, ariko nta kintu ya presentinga ku meza cya approve ko hari ikintu gihari. So icyo mvuga rero cya mbere cyo ntago bazayishobora, ariko yarindiriye akazi kiziri reinforcement yabayeho. N'izi ndege zaje barakuvuga ko ari indege nshyashya Kongo yazanye, none na drone nshyashya zishobora kuba zirenze izari nahoze nsoma ubushobozi bw'izi drone bari kuvuga. Izi drone zitwa zihera seko nzibuze, yango ni CH6. Ni CH6. CH-6. Ni drone zishobora kuba zirenze cyane, zifite ubushobozi bwo ziraneka ndetse kubwira ibintu bizikora. Kuko turebe zigenda ibirometero 700 ku isaha. Icyo ni ikintu cyane bagomba kukumva. Ibirometero 700 ku isaha. Iyi CH6 umuvuduko uhambaye. Hanyuma ikagira igakora intuza ngo bavuga ngo and it can baravuga ngo kanze kwenda tukasikaje ngo this is means that the yitango ni AV has high survivability
and it can conduct presence reconnaissance ikora ubutasi karishye mu Cyongereza, surveillance, tracking, ifite ubushobozi bwo gutrackinga, ikagira ubushobozi bwo gukora ambushi, attack mission, yego ibyo ikora, igakora analysis said, igakora analysis zishobora kuvuga, kandi ngo ishobora kugendana nuza anti submarine, ishobora gukora bango no munsi y'amazi yamenye biri kuberayo. Wenda reka ngashyire mu rurimi rutworohera twese tubasha kubyumva neza. Ikindi numvisha ifite ubushobozi bwo kuba yatwara imizigo ya toni 7. Iyi rero biravuga ko ishobora kuba ari mu mujyi wa Goma. Drone zanjye cyangwa se imboni yanjye yampaye seli y'iyi ndege ko yahoze ikata, ariko ni indege zipfundikiye zaje nshyashya ziri ku kibuga cy'indege cya Goma. Ntago abantu bamwe bari bamenya izo arizo, ariko ibyo yasomye akanyohereza, ntago kandushyire mu rurimi, ibyo yasomye akanyohereza ntago byaje neza, ariko nahise mbona ko ari ngiyi mu gitondo kuri Bwiza ndetse nawe kuri Kedi tuzaba operation iyi ndege ukiteye. So sesenguza bavuga ko ngo izi ndege zitagira abapilote ngo zifite amahirwe menshi yo kurokoka, ntago zipfa kuraswa, kandi zishobora gukora ubushakashatsi buhoraho, zikora recherche kabisa, buhoraho nyine ruvuga ngo aho ari hose zishobora gukora ubushakashatsi, kugenzura no gukurikirana ndetse no kugaba ibitero, kandi ngo ino societe ivuga kuri indege bavuga kuri izi ndege bakoze ino ndege ngo drone ishobora kandi gukora ubutumwa, ishobora kujya mu butumwa bwo kurwanya ubwato, kurwanya amato y'intambara ngaho, ngo ikakora amarondo yo mu nyanja, ubutumwa bwo kuburira hakiri kare, itanga n'imbuzo, ifite za air defense, ifite radari, ndetse no gushyigikira ikirere cya hafi. Urumva ifite air defense, ikagira n'amaradari. Uyigabye ushatse kugaba ibitero ifashe air defense irakuburira ko bagiye kukugaba igitero. Niba n'amamisiri ishobora kugura. Izi drone n'amakuru dufite nuko zakomandinzwe na Blackwater. Bura Blackwater tujya tuyivugiriza amadebe, ariko ku rundi ruhande nayo ifite gahunda yo kubanza yerekana iki ishoboye kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. So urumva ko ntago byoroshye M23. Izi drone tubabwira coordination yazo ibera hano Goma, ari ukugaba ibyo bitero, ari ukugira utenute byose. Niyo mpamvu tubabwira tuti yakaba M23 yakaba yarakuyemo umujyi wa Goma urwego rwo kwirinda ko yagirwaho ingaruka n'ibi bikora. Ibyo nakubwiraga nyine aka nakazi barindiriye, kuko wenda bafite ibyo bakoraga bindi by'ingenzi, ariko aka nakazi barindiriye. Hanyuma ikindi nka AFC cyangwa M23 kugeza uyu munsi none ntacyo AFC ntacyo yavuga imbere y'abaturage, kuzakujya muri kiwanja M23 yafashe kera, irahasaza, kuzakujya Bunagana yafashe kera, hari umutekano byo ko barabikoze, ariko AFC ikwiye kwigaragaza kerekana iki ishoboye. Erigira cyagendera ku bitendo bya M23. Igendera wenda bavuga ngo irarokita maniki, kuko muri munyeshyamba habamo na department no mu byama bindi biri ku butegetsi, habamo department za recruitment zo kurokita abantu b'abanyamuryango bashya cyangwa se abarwanashyaka bashya. Ariko noneho hakaba no mu gisirikare Afande Makenga niwe ushobora kugaragaza kwiyunga na AFC byongereye iki kuri M23. Ese kwiyunga na AFC gomiragumya izurundwemo intwaro, irundwemo abasirikare, muvuga ko mushoboye. None se ubundi AFC ifite iki? Aragumya akorera mu mashyamba, ikibazo, kandi baba ko bashoboye. M23 na AFC baba ko bashoboye ngo ari ibisirikare gikomeye. Igisirikare gikomeye kiragumya gikorera mu mashyamba. Si ibyo rero nibyo ushaka kwibaza Kedi. Jewe nibyo nibaza rero, nkamvuga ngo bashaka kutazayitsinda, ariko bakayijegeza, cyangwa se imbaraga ari buzakoreshe zindi zikikuba zikaba double. Yego rwose. Birumvikana M23 kurindira ko aduyi wayo yiprepara agakora ibyo akorana nka cyagiye cya Seselfe tubona bayibomokeraho bazanye cyitwa Wazalendo. Tuvuga tuti izi mbaraga noneho M23 azogwangana nazo ite byaranye rwose bigaragaje, ariko ku rundi ruhande yabaga yakoze akazi cyangwa se yahuye n'akazi gakomeye cyane. So making update twibereyemo, ngira ngo busesenguzi bwo mu minsi iri imbere bagiye kujya babwumva ku buryo bwimbitse. Uyu munsi hamenyekanye amakuru ko hari FDLR ndetse na FARDC bashobora kuba badoginze ntibace mu kibaya, ahubwo bakinjira parike ya Virunga bagambiriye n'ubundi kujya gutera za Kibumba no mu tundi duce tugiye dutandukanye. Izi ni zangaruka n'ubundi zo kurindira ko uyu mujyi wa Goma twavugaga n'ubundi
yego. Ni amakuru namenye mu masaa 3 n'igice za mitondo ko hari FDLR, urumva twe dufite imboni, dufite abantu benshi baba bari kumwe na FRDC, aho igenda hose bari kumwe nayo. Yego. Niyo mpamvu tumenya amakuru kandi nabo barabizi ko tubona amakuru mbere, ari nayo tubona batarabona hakedi. Yego. So rero FRDC n'aba FDLR baje ejo mu mujyi wa Goma, bamaze kwirunda hamwe. Ejo nibwo bahuye, nibwo bakoze rassemblement mu gipangu cya hano cy'ahantu ndakibagiwe hano muri Nyiragongo. Icyo gipangu rero bamaze kukigeramo, baha amabwiriza, bahabwa amazi, barakaraba, bararya. Hanyuma rero uyu munsi babavangavanze na FRDC. Niho bagiye kurwana muri Nyiragongo, baciye Ndosho. Baciye Ndosho bacazamuka za Rusayu, binjira parike. Yego. Niho bagiye banyuze bashaka gutungura M23, banyuze hariya kurumva barashaka kujya kurumva hari abari Kibati na za Kirimanyoka na Ntuza hasi hariya. Hari n'abari bonga bazamutse umva barahingukira za Kanyamushwi, za Kanyabuki. Urumva barakubita force za M23 ziri Kanyamushwi. Ngo bari bagiye kujyamo hariya muri yashamba batekinge cover anytime babe bakora igitendo bijyanye na cya gitero dukunze kugarukaho bita ngo bise ngo ni Ntuza similitani. Yego. Ariko ngira ngo sinubwa mbere bwana Amerika twumvise M23 bayirasira indani, ngira ngo ugashiduka bari kurasira hara ku route, ugashiduka ukibaza abantu baturutse kumbi badoginze ara mu ishyamba, bakabehenguka mindane, bagasa n'abahenguka inyuma ya force ziri imbere kuri side ya M23, ukumva abantu batungwe barumi bakavuga bati noneho karabaye nako bigenda mu kibaya. Inshuro nyinshi twagiye mu kibaya niko byagendaga. Bamaze kuza inshuro 2 bakubitwa baciye, ariko muri cyerekezo gihabanye n'ikibaya, baca ku mukandara w'u Rwanda. Bakanyura hagati. Ikibazo ibyago byabo nuko banyura kuri uwo mukandara, hagati y'umukandara w'u Rwanda na Kanyamahoro, bajya Ruhunda. Nuko bo banyura kuri uyu mukandara w'u Rwanda, kuri za uruziko iriya Ntuza ya 23, borone ya 23, borone ya 21, 20 ziriho M23. Urumva igeze nko kuri borone ya 10 na ya 25 na 5 na 4, ubu umeze nk'uringane za Ruhunda. Yego. Aho ngaho rero baniho bashaka kugera, bakazenguruka Kanyamahoro. Aho ngaho bibaze borone, hagati ya borone n'indi harimo intervale nini. Yego. Kuva kuri borone ya 23 hariya za Kabatwa ku ruhande rw'u Rwanda, ugera kuri borone ya 24 uredi nibwo butangiye kuringana na Ruhunda, n'intera ndende. Noneho M23 force zayo za nyuma zikuriye 21 20. Urumva uredi ni hanini kure cyane, wagiye inyuma cyane, aduye aba yaturutse inyuma ya M23 ku buryo budasubirwaho. Yego. Urumva ko ni ikibazo. Hanyuma kandi ngira ngo dufite amakuru nicyo avuga kuri Kibirizi nayo ku munsi w'ejo yiro yawe ikikishije. Kibirizi ejo narababwiye. Kibirizi ntago bigeze bayifata. Abantu bagiye bayivugaho cyane n'ibintu navuga ko byabaye ibihuha ariko bitari byo. Ntago bayifashe kubera ko Kibirizi bayifashe ubwo na Nyanzare na Kanyayonga imihanda wa block. Sibyo kuko umuhanda wa Kibirizi niwo wakoreshwa bajya za Kanyabayonga. Ubwo sumva byashoboka nayo imbeto ntago yawutakaza. Rero ntago mbona ko bo bigeze bafata, impamvu ntigeze mbitindaho cyane rwose. Okay, birumvikana ni Kibirizi iri kugenzurana na M23, ariko nanone yabanje kwihaniza Wazalendo zagerageje kwinjira habaye imirwano nubwo itatinze ariko yarabaye. Ibyo navuze ko muri bino bice harimo uduforce twishana turimo hagati, hari n'utuza tugahita tuti twahageze, nyamara ntibamaremo n'iminota 5. Niko bigenda no muri Sake, bakajyamo bamaze kunywa itabi n'urumogi, bakinjamo bati nyamara Sake twayifasha, bagakubitwa bakahava biruka ati ivi tuko ku station ya Sake. Nago yabyoroshye. Birumvikana na makuru kuri KD Official. Ku rundi ruhande rwose tubabwira tuti nyamuneka mugerageze mutugirire icyizere, mukora subscribe, munasharinga video zacu, kuko ujya umuyoboro rwose urizewe, tugomba kujya tucishaho inkuru ndetse n'ubusesenguzi bugiye butandukanye. Rwose icyo musabwa no kudutiza umwanya ndetse no gukora ibyo ngibyo tubabwiye, birimo gukanda subscribe. Uyu munsi tubashimire cyane mwebwe mwayikanze, kuko twujuje 3,000, ariko ntago ngaho twifuza kugarukira gusa ibihumbi 100 cya gikosi nkakikorera nkaza nyikoreye cya YouTube, ariko we barakiguhaye araguhamagara ukajya kugifata kivuye muri Amerika. Wewe warakikore kuko Bwiza TV ifite 110. Twakibonye kera.
umwaka ushize twakibonye mu kwezi kwa 12 mu kwa 12 iyo ukibonye se nta kantu batanga shaka kuko ibyo ugiye ko nk'abantu bibavuga ko uyirwa uyora ntako ni recognize kuvuga gusa gushimira abakoze neza uri mu bantu b'indashyikirwa bakoze neza ibyo ni ishema n'icy'umuntu abazirikana rero akazi k'intashikirwa umutaramanyi Ritadikedi aba yabagejejeho ni mukande subscribe ariko nanone munatere n'inkungu bimuyoboro di kuko burya murabizi neza ko kugira ngo tumenye amakuru ya Rwindi tumenye amakuru iyo za Minova basigaye barakatenze n'ama network bisaba imbaraga z'umufuka kandi nimwe mugomba kubigiramo uruhare kuko tubayeho kubera mwebwe badahe duhari batamaze nitunamaze urakoze cyane bwana mekingira ngo dusoza izi preparation za FARDC ngaho FDLR zaje zikusanyikiye mu mujyi wa Goma ngaho suko izaje ngaho ku rundi ruhande abarundi bohereje 5,000 M23 bageze mu gunga M23 niye message wabagenera kugira ngo mu byukuri barimo agatima n'abakunzi babo kuko hano hari abamama bari hano mu Rwanda mu nkambi zigiye zitandukanye n'abari mu buzima busanzwe nyine batari mu nkambi ariko ni Burayi utibagenda Amerika barahari baba bakeneye mu byukuri cyangwa se bavuga ngo bafatiye iry'iburyo M23 kumva ngo ibitero tuvuga biri gutegurwa bakeneye kumenya ngo M23 bo bite gira icyo bwira M23 mwana bundi udasanzwe M23 cyo nzi ko iriteguye yariyemeje nubwo hari igihe rimwe n'umuntu avuga atari ko se kuki bidakorwa ugasanga bazarendo barajya koza gukina bazenguruka birirwa bakina ku bantu nimugoroba abasirikare ba FARDC bagiye gutera udufuni abaturage bo mu nkambi ya ntuza ya Rusayo udufuni nyine babateye udufuni imodoka ya ambulance yagiye kubafata gitondo saa 9 barimo bagera ku bitaro bya bikuru byo mu mujyi wa Goma abo bose n'abaturage bazira intambara bari kugira ingaruka z'intambara so bakeneye rero kuba batabarwa kedi niyo mpamvu tuvuga hanyuma kuvuga ngo mitura nagende bwe butumwa jewe ndabizi ko bo bararwana kuko umujyi wa Goma impamvu mvuze ngo bagenera ubutumwa barawiringagije inshuti sirimwe si kabiri nagoma no kwaburengeje ko bawujemo bawugiramo ahubwo batinze kuwufata bawurimo kweri gusa icyo navuga ni kimwe nagize ko hari yacire mwamiriwe yidegemye wari wumva byibuze hari n'umuyobozi wa FARDC washimuswe abe kapiteni ngo twumve ngo yaguye mu gice cya M23 iyo nkuru ngo tuze tuyivuge hano nta mu general ejo bundi umukoloneli wapfiriye general Nsabimana w'umuzarendo wo muri Kibuvuka muri Kibumba yari kumwe n'umusirikare wa FDLR ari kumwe n'umukoloneli wa FARDC ntibakubiswe ibombe mu mujyi wa Goma hariya muri nuza muri kimu kibaya bagiye gukuraho ya mbunda muri ya ntambara yo gukora hari imbunda yarasaga M23 noneho basharing icyo gihe M23 uwo munsi ni mu kibaya ntago ari mu mujyi wa Goma ariko nje nshaka kumva igitendo cyaba cyarakozwe n'izi ntare zasarangwe muri uriya mujyi wa Goma wirirwa bidegembyamo ba commanders ba FDLR niho birirwa bamwe birirwa bari mu nzoga hariya wamarukamira ngo M23 muri Goma Mbokani n'abamotari be ako sivuze ngo autoproclame ntago bijya bimubaza uri ase seria irarakara imerita ko kumuntu wari mu motari ejo bundi atwara makara ariko FARDC mwizera nk'umusirikare none ngo yagiye mu birindo ngo bamaye deployment ariko ikintu yajyanye muri zo deployment ngo hajyanye abagore batatu ngo bafite ikibuno ikintu kibuno kiri burasese ikibuno kirarasa agomba kuboneza as general so urumva wenda tujye kuri ibyo ngibyo icyo navuga nabona jewe nta nubwo icyo nasaba M23 nicyo mbona ndiye kuri mbese muri opinion mu mboni zanjye mu bitekerezo byanjye M23 ndire bukuntu yakemura ikibazo cy'umujyi wa Goma niyo yonyine maze iminsi bivuga nabivuze niyo yonyine ifite mu ntoki gukiza umujyi wa Goma cyangwa kutawukiza ishatse yawugumisha ukuri abantu bagumya bagapfa bagashira ariko yibuke ko abari gupfa igihe FARDC zabashyira ku katwe ka M23 kuko ifasha umuntu akavuga ati ngewe abantu bishwe kuri entre president abantu bishwe ejo bundi niye muto yabasereka niye mutwetse yabaga yantumye sijuwi nini na nini bitewe nuko Tshisekederega afite amafaranga yabikora babinyuze mu bitangazamakuru mpuzamahanga kubera ikintu kitakiba itabaho conspiracy ubwo ikintu kitakiba kuntuza ahitabaho uburyo M23 niba yari ifite agenda yo kumva ko yumvishije umujyi wa Goma
ugomba gukira kubera yuko urahitazaho page yindi yo kuvuga ngo M23 niyo yisha abantu muri entre president. Ibyo bijeho inkuru bihindutse ya kozi yawe rimwe na rimwe ikaburizwamo muri politiki barabikora bagakora ikintu bita ikintu cya intelligence bakora kiza kikaburizamo kiburizamo ibyo wavugaga niba wari urimo uvuga uti turajonje tumeze nabi bagahita bazana nk'umuntu bakavuga ngo umugabo ngo yasanze umugore asambana ngo banga kurekurana. Icyo kikaba ari ikintu bavuze gutyo abantu bavuga ngo uzi ko ngo banze kurekurana inkuru ikavuga gutyo nta wigeze hagera nta wabonye ifoto nta kuko bazi ko ifoto yo kubona abantu bari gutera akabaruro ari ikibazo bakabivuga gutyo muzayakubaza iki ariko twese tukamenya bafatanye nuko rero umuntu yica kozi yawe ibyo wari watagatinze byose akabishyira hasi nayo beto ishobora kuzashiduka barimo bayivangiramo ibindi bintu akabishyira ikajya kwisobanura uzi ko twagiye bwa mbere bunagana ikintu cya mbere mission ya mbere Bisimwa arabizi perezida Bisimwa arabizi yavuga kuri kishishe dosiye ya kishishe n'ubu ngubu ejo izi nkuru za kibirizi zizamuka wabonaga ko itangazamakuru ritangiye kubyusa ngo genocide yakorewe kishishe oro n'abakongomani ni FARDC yisha abantu hariya ntawe utazi amateka ariko kubera ko Kongo ifite uruvugiro kubera ko Kongo ifite abo iri buheruswa bakavuga muri iyo miryango mpuzamahanga biragira bigiye kuri M23 kandi atari yabikoze nyine nicyo navugaga ko icyo ni kimwe hanyuma no kuvuga ngo AFC ngo twibuze na AFC tuko na nguvu tuko na watu wako na kuja wako na kuya to join so wana kujoin lakini usisahau wewe nani AFC hauna kitu cha kutumikisha mbele ya serikali ya Kongo so hauna nani wilaya moya hauna muji kubwa hauna kitu jewe mbona ko kuvuga ngo tuko na ngufu tufite ibintu ariko mufite ikibuga cy'indege ntacyo bafite mufite icyambu ntacyo bafite mufite imipaka wavuga ngo imipaka iriho ikorerwaho urujya n'uruza impossible umupaka wa Kabuhanga uradanangiye umupaka wa Munagana uzakabanga ni loko border uriya wa Kabuhanga international border umbwiye ngo ufite rakorunish sasa hari ibintu byinshi na AFC yo bakwiye kuba bafite kuvuga ngo government ya Kongo kugira ngo izabashe kumva cyangwa n'isi bashe kumva nibagira ikintu bagaragaza avuga ati tufite umujyi wa Goma turakontorora cyangwa se basi dufite intara ya Sud Kivu bareke Goma bayireke bavuga dufite intara ya Kivu ya Sud Kivu baza bafite ikintu ba president kakumeza bagaragaza kumeza avuga ati twebwe turi mu mujyi turawukontorora abaturage bafite amahoro ariko uyu munsi bambwira ngo niba nta hantu mfite hagwa indege se umuntu yabirwa n'iki ko ubuzima buhari urumva rero kedi tuvuze kuri ibintu byabigisha ko ngira ngo M23 yo bana AFC bazi cyo gukora ariko ikintu kizagaragaza ko AFC ko ifite umumaro ni bitendo bizakorwa bamugane wawe nibaza bashake n'umusirikare bafate nka Chikuba mudijyanye urugero bararigo birigigoma baranaharara bamwe nabo uretse Chiko yaragarutse kumbwira ngo muri mujyagoma ngo mu buryo buri ngo buryo butagaragara Umari ikirubanda ntacyo bari rundi nta gituma baticwa umari ikirubanda hari umuntu wari wataha kuko mwafunze umujyi wa Goma hari impunzi yari yataha nta nimwe yataha site kandi drone ziri kuzana hamotari baratwikwa hari abantu bavuga ikinyarwanda baratwikwa abantu hariya basigaye bavuga ati buracya bigenze biti ngayo ngoko kedi so reka dusoreza ahangaha rero birumvikana bwana Meki reka ngushimire cyane ku busesenguzi ndetse n'umwanya wahaye Kedi Official urakoze cyane Kedi urakoze ngayo nguko ni Kedi Official mukwiye kuba mu byukuri mugirira icyizere mugasharinga ndetse mugakora subscribe ubundi amakuru yo nakagaruka tuzasubire ku munsi w'ejo n'umutaramo nyitati Kedi bye bye.